ndabashohoje mwese mu izina ry'umwami Yesu. Ongere mbashimire cyane ko mwahisemo neza. Habiye ibihe bitatu by'umuntu. Igihe cya mbere ni igihe yabaye hataravuka, akiri mu mugambi w'Imana. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko umuntu aza hano hari aho yabanje. Aho hantu rero ni mu mugambi w'Imana, ni mu bitekerezo by'Imana. Aho hantu wari uhari, ariko ntiwari ufite amahitamo. Ahantu ha kabiri ni igihe waje ku isi. Aha hari imyaka y'umuntu ageraho myinshi cyane, uva mu bwana umaze kuba umuntu mukuru, ukagira amahitamo. Muri wowe hari ibintu byinshi uba wemerewe guhitamo. Ukavuga ati uyu munsi ndasoma Bibiliya, cyangwa ukavuga ati kumva ko atari ngombwa kuyisoma. Ayo ni amahitamo yawe. Cyangwa uyu munsi ndaza mu materaniro, cyangwa si ngombwa, abandi baterana ariko njyewe si ngombwa. Ibyo biri mu mahitamo yawe. Ubundi ndiyiriza, cyangwa inzara ziryana nta mpamvu yo kwiyiriza. Biri mu mahitamo yawe. Muri ibi bihe turi mu bihe by'amahitamo. Mbere y'uko tuza hano ku isi, nta mahitamo ntayo. Nta muntu wahisemo ngo avuke, nta muntu wahisemo aho avukira, nta muntu wahisemo mama we, nta muntu wahisemo papa we, nta muntu wahisemo ururimi azavukiramo. Usanga ababyeyi bazavuga ururimi. Nta muntu wahisemo umugabane. Bamwe bavukiye muri Amerika, abandi bavukiye i Burayi, abandi bavukiye muri Aziya, abandi bavukiye muri Afurika, abandi bavukiye mu Rwanda, abandi bavukiye muri Kongo, abandi bavukiye muri Kenya, abandi bavukiye muri Tanzania. Aho bavukiye nta mahitamo babigize. Nuko niko ibintu bimeze. Nababwiye ibihe bitatu. Iki ni igihe cya kabiri, igihe cy'amahitamo y'umuntu. Naha tukiri hano ku isi, kandi naho imyaka runaka, imyaka y'ubukuri, imyaka yo gufata indangamuntu. Umuntu umaze nyine kuba umuntu mukuru, uvuga ngo uyu muntu uriya sinize amategeko, ariko mu rukiko hari ibyaha nyine uvuga ati umwana n'umuntu mukuru iyo bakoze ibyaha biba bitandukanye. Umwana cyane baramubaza ati ninde byagenze gute, kuko babumva ko uyu muntu afite ibintu, hari umuntu wabimukoresheje, ko ni umwana, imyaka ye. Iki gihe nico niko kimeze. Igihe cya gatatu ni igihe umuntu yavuye mu mwuka wo guhumeka, atagihumeka, nta mahitamo. Rero bene data, si ibyo jambo ngiye kubabwira, ariko mbashimire ko mwahisemo neza. Dukomere Imana amashyi. Mwahisemo neza, mwahisemo neza. Kandi ibi bintu, aya mahitamo meza ntabwo uzayicuza. Hari abantu bahisemo ariko amahitamo azabagora, azabariza, azabababaza, azabakurikirana. Hari abandi bahisemo amahitamo meza, umunsi umwe bazaka nk'aya matara. Urabona ingene aya matara yaka, bazobera abantu umuco, ibyishimo. Umuntu azavuga ngo yaba navukanaga n'akanaka. Buriya ni amahitamo y'umuntu. Mwakoze rero, mwahisemo neza, mwahisemo ibintu bitazabakoza isoni,
mwahisemo ibintu bitazababaza, mwahisemo ibintu bizageraho ikavuga ngo nawe ukavuga ati nahisemo neza. Imana ibaho umugisha guhitamo neza. Dusome ijambo ry'Imana. Ndasaba umuyobozi wa gahunda wacu, ndabizi neza ko azi gusoma Ikinyarwanda neza, aza kudusomera Abami ba kabiri. Abami ba kabiri ni ibice bitanu umurongo wa mbere. Abami ba kabiri, igitabo cy'Abami ba kabiri ni ibice bitanu umurongo wa mbere. Turasoma ahantu hameze nk'harehare ubukeya. Ngaho Grace. Dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cy'Abami ba kabiri, igice ni icya gatanu, turahera ku murongo wa mbere dukomeze. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibya Namani umugaba w'i Siriya w'umubembe. Rimwe, Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri sebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abisiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abisiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isiraheli, banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Kane, Namani ajya kubwira sebuja iby'umuja waturutse mu gihugu cya Isiraheli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya byumvise abwira Namani ati, haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abisiraheli urwandiko. Namani aherako aragenda, ajyana italanto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 600 n'imyambaro yo gukuranwa 10. Gatandatu, nuko ashyira umwami w'Abisiraheli urwo rwandiko rwari rwanditsemo ngo, nuko rero urwo rwandiko nuri kugeraho, mwoherereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe. 7, umwami w'Abisiraheli amaze gusoma urwo rwandiko, ashishimura imyenda ye aravuga ati, ariko uyu mugabo kunyoherereza umuntu ngo muvure ibibembe, ni njye Mana yica kandi kabeshaho? Nuko nimubitekereze ndabinginze, mumenye yuko ari kunyendereza. 8, nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisiraheli yashishimuye imyenda ye, amutumaho ati, niki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureka nsange, aramenya ko muri Isiraheli harimo umuhanuzi. 9, nuko Namani araza, azana n'amafarashi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. 10, Elisa aherako amutumaho ati, genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. 11, Namani abyumvise ararakara, arivumbura ati, nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare, atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye, arerembye intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko, Abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'Isiraheli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpumanuke. Nuko arahindukira arigendera arakaye. 13, abagaragu be baramwegera baramubwira bati, data, iyaba uyu muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye, ntuba wagikoze? Kanswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. 14, nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7, nkuko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana mutoya, arahumanuka. Amen. Amen. Murakoze cyane. Asomye amakuru yose, kandi nabishakaga ko asoma iyo histoire yose y'amakuru. Muri je harimo
ko ndiga ijambo ngize iminsi ntekerezaho ijambo ukuntu Imana ikorana n'abantu. Iryo jambo ndimo gutekereza, ndimo no kubwiriza cyane muri iyi minsi. Ndimo gutekereza ukuntu Imana ikorana n'abantu. Iryo jambo ryanjemo cyane ukuntu Imana ikorana n'abantu. Ndumva mbara gatatu kabaye, nimba ari kuwa gatanu, ndumva hari umunsi nabwirije ariko numva sindaripfundikira neza. Nshobora kuba uyu munsi norivugaho nkaripfundikira, cyangwa numva hari akandi gasigaye ntaripfundikiye neza, nisaba kubwiriza kuzageza ndipfundikiye, nkarishiraho umutemeri ngafunga neza. Biraterwa, biracyandimo, kandi ndacumva ko nkwiye kuribwira abakristo igihe cyose ngize umugisha wo kubahagarara imbere. Bene data, iki gitabo ni igitabo cy'ingenzi cyane. Abantu benshi Satani yarakibambuye, ntibazi ubutunzi bwa muri iki gitabo. Iki gitabo ni igitabo cy'ingenzi cyane. Abantu benshi ntibakizi, benshi cyane. Kandi mvuga ngo benshi, ubwo ndavuga abakristo, kuko abapagani Bibiliya yabo ni abakristo. Bishop yigeze kutubwira hano, uriya mu kazi, aho ukorera ku isoko, aho ukorera mu kazi muri ofisi, aho ukorera hariho hose, si ngombwa ngo uba ufite ibitabo ugendana, kuko uba uri mu kazi niho bishobora. Ariko ntibakeneye ngo babwire Matayo ngo yavukiye aha, ngo yakuranye n'uyu, ngo yize aya mashuri, ngo yakoze akazi naka. Iyo histoire ya Matayo ntibayikeneye, ubu barimo kubasakuriza. Kandi si yo methodology, si nabwo buryo bwiza bwo kubwiriza bene bariya bantu. Ahubwo ijambo ry'Imana riravuga ngo nibabona imirimo yanyu myiza, ngo bazahereko ngo bahimbaze Data wo mu ijuru. Nibabona gusa iyo mirimo myiza, uzayikura he? Uzayigira he? Uzayimenya ute? Wowe Bibiliya yawe niyi, hanyuma ugahinduka Bibiliya mu bapagani. Niko ubundi ibintu bigomba kugenda. Bibiliya iravuga ngo turi umuco. Umuco mu busanzwe ni wo umuco, ariko hari ahantu uri bucomeke, noneho nawe ukabera abantu umuco. Ariko umuco bitewe ntawe upfa kugira gusa ngo umuco, hari ahantu biri, hari ahantu bicometse. Amatara murebe uko mureba ari amatara kubimeze, hari ahantu twakora bikazima. Yego, hari n'ahantu bokata urusinga bikazima. Ni ukuvuga ngo hari ahantu biri. Igihe Bibiliya ikubwiye ngo uri umuco, uwo muco gute? Uravahe? Ntawe uri buve. Hari ahantu uri bucomeka, ahantu hano muri bwiz, umuco ukaka, ibintu bikamera neza, abantu bakabona meze neza. Abantu urabona, iyo abantu bakora, turakorera ahantu heza, ni nijoro burije, ariko murabona ingene ibintu ari byiza. Ni umuco, hari amatara, biragaragara neza. Umuco w'abapagani si ngombwa ngo uvuge, wowe ugomba kubabera umuco, ukababera umuco. Abantu bagakora, bakubona gusa, bakabona ibintu bimeze neza. Yego, bakabona ibintu biri sawa. Ariko wowe ufite aho bikura, ni muri iki gitabo. Yesu ashimwe.
Yesu ashimwe. Aho ko musubije gutyo muba gute? Mwari mwibagiwe? Ego. Narimo kuvuga kuri iki gitabo. Iki gitabo abantu benshi rero ntibakizi. Kandi Satani yagihagaze imbere. Umuntu azagira ngo akizeho kugira ngo agisome. Satani agakubita. Uzi gukubita mvuga ni igihe ukirambuye gutya uhita ufatwa n'ibitotsi. Ukamumva ibitotsi, ukumva nta peti ufite, ukumva ntubishaka, ukumva nono wihangana, ukumva kurasoma ngo Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye abana 12, kigira amazina agoye kurusha abandi. Sinzi abantu n'ubusha bagira amazina maremare ava nk'ahantu hariya. Amazina agoye utumva, ukumva siki ibintu ni ibintu by'imyaka. Tekereza kuva batangiye kubara Yesu avutse, no mbere ya Yesu, mbere y'imyaka 2000. Usoma abasaza ba mbere y'imyaka 2000, usoma imisozi utarageraho, usoma inzuzi utarageramo, usoma ahantu sokuru wawe atabaye, habe n'ubwo uvuga ngo sokuru wawe. Mwene ndimo kubona muri iki gihe abantu ntibaza amasano. Abana amasano nguriya niwo kwa data wacu, mbese ukabona n'uwo kwa so wanyu, ariko ni nka kure iriya. None tekereza abantu nimba ari abazungu, nimba ari abajyari, ico gihe cy'imyaka ngurasoma abasaza ngo arafite imyaka 900 ngo na 70, hanyuma ukagaruka ngo yagize ngo yabyaye apeti gashira, kumva ntibikureba, kumva ntacyo bifuza. Noneho rero nuko umuntu akagarukiraho bwa bushake na ya peti, ukumva nyine ntirimo. Ariko ndagira ngo nongere basabi, iki gitabo harimo abasaza utazi, harimo abajene utazi, harimo imisozi bavuga utazi, utazanageraho, na sokuru wawe atavukiyeho. Ariko wongere ugira apeti yacu, wongere ukikunde. Ndakigukundishije, ntukagisomerwe. Yesu ashimwe. Iyi generation ni nziza cyane kubera ko abenshi barize muri iyi myaka, abahungu benshi n'abakobwa benshi, abantu benshi ko barimo kwiga, abantu barajijutse, barimo kwiga. Muzi b'icyongereza, abantu ko bariga n'igishinwa n'igiki, muri batoya murajijutse, muzi indimi. Mugikunde, mukunde kino gitabo, ni cyiza cyane. Ndagira rero ngo mbasobanurire iki gitabo icyo ngiye kubabwira, amagambo make kuko maze kubibabwira, no babwira hejuru y'iki gitabo. Iki gitabo kigaragaza uburyo kivuga amakuru menshi, ariko ndavuga amwe. Iki gitabo kigaragaza uburyo Imana ikorana n'abantu. Imana iyo bavuze abantu, none ntukumve ba Aburahamu na ba Isaka na ba Yakobo na ba Daniyeli, ntukagume hariya gusa. Oya, igihe cyabo yakoranye nabo muri ubu buryo, kandi uburyo yakoranye nabo iyo tubisomye ubu nyine twumva ari ibintu bitabaho mu bantu. Uzi kuvuga ngo baragufashe, ngo bagutereye ngo mu rwobo rw'intare, muzoje muri aganiye muri parike, ube nk'ureba intare gutya. Ariko intare ni igitangaza. Urebe nk'intare gutya, ibe ngira ubwire gutya gusa. Bamwe ni pusi kaza kanyura ukarara wikanga, ari pusi cyangwa ajya bazahita ngo ni Merinde, ngo ni Mary Jose, sinzi Jose, ni Marie Jose. Ntaho bivuye, ntaho bigiye.
nukura karara ngo yahibo niki wabonye. Iyo bavuga ngo bafata Daniyeli bamuta mu rwobo rw'intare, uzumva nyine ko bafashe umuntu kandi ngo ntizamurya. Ico ni igiki? Ntizamurya, intare ntizamurya. Iyo dusoma aya makuru bakavuga ngo Saduraka, Meshaki na Abedenego barabafashe babata mu muriro w'itanura ugurumana ntibashe. Ico ni igiki? Wumva iki aho hantu? Nico ngiye kubasobanurira ingene Imana ikorana n'abantu. Imana ushize ngira narabivuze, uko mpagaze muri ubu buryo, uko nyine ndi, uko yinema uburyo mbayeho, uburyo sivuze njewe nkanje, mvuze nawe, mvuze umuntu, uburyo umuntu atekereza, uburyo umuntu akora, uburyo butandukanye. Ahantu umuntu atagize ubunebwe bwo gutekereza, ahantu ubona Imana. Ariko birajijishije umuntu aramutse aje akavuga ngo Mana ndagushimiye, twabyutse mu gitondo, niwe watuzukije, niwe waduhaye izuba, niwe waduhaye umuyaga, niwe waduhaye imvura, niwe waduhaye kurya, niwe waduhaye kwambara. Kashima Imana, akavuga Imana ati haleluya amen. Undi akavuga ati jewe ndabipinze, kuko kuba hari imvura, hari izuba, hari inyenyeri, hari ukwezi, twabisanzeho. Ibintu twasanze ba data na basokuru na basogokuruza, nuko nyine nuko baravutse basanga nuko biza bimera. Hanyuma natwe ngo tuvuke dusanga gusa baratubwiye ngo biriya bintu byose ngo tubamo, bino bintu byose mureba, izuba, kwezi, imvura, muyaga, biriya na biriya na biriya, ngo ni Imana yabiremye. Umuntu aramutse avuga ngo ndagushimiye Mana, waremye izuba, waremye ukwezi, waremye inyenyeri, haleluya ndagushimiye, ukabanza ukiruka ugasirimba, ndakavuga abantu nabasaze. Ibintu basa niki kimbwira ko ari Imana? Imana iri aho hantu iri, akayipinga ntimukavuga ibintu mutazi. Umuntu aramutse abipinze afite ishingiro, yasanze biriho. Imana sobanura Imana iri, wasanze biriho, sokuru wawe yasanze biriho, sokuru zasanze biriho, sekuru uzageza ryari? Niba sekuru n'abazekuru iriya wasanze biriho. Uvuze ngo ukagarukira aho hantu, ni nkaho abakristo ntibakwiye kugarukira kuri ibi bigaragara Imana yaremye. Sibyo, hari ibindi bintu ziratubwiye ngo ibintu bitagaragara. Hari ibindi bintu kera mu mujyi hambere, ahantu bagaza bafatira imodoka zije Burundi, habaga umuhindi yagira akantu yari yarubatse nk'akabati, noneho agashiraho Imana, akora abaza akantu nyine nk'agasaza, aragashushanya, arakakubaza, murabyumva? Warangiza arakahatereka, warangiza kukahatereka, noneho mu gitondo cya kare rimwe na rimwe twakunda kuja mu mujyi, saa sita dufatiraho tukaja kuryayo. Twagerayo bakatubwira ati kariya uriyaga iriya ni Imana. Uku niyo cyane, ni umuhinde, umugabo yari umuhinde. Uku iriya ni Imana ati cyane, ati mu gitondo
gitondo azagenda iwe azakorera niba ture hariya, azagenda akazana amafaranga akajana, ariko baradusobanurira ngo n'Imana iwe uko bizera ko umuntu icyo ashatse nicyo yizera. Aravuga ati ushaka kwizera amazi, ukavuga ngo njyewe nzosenga amazi, undi akavuga ati njyewe nzosenga iriya muri biriya bihugu byazi, abandi ati njyewe nzosenga inyenyeri, abandi ati njyewe nzasenga ibiti, abandi nzosenga sokuru. Iwe yasengaga sekuru, arabaza sekuru, amaze kumushushanya aramubaza mu giti, warangiza mushirare mu gitondo cya kare mbere yuko akora akazi, yagazazinduka akagenda akaramya sekuru niwe Mana ye, akamuzanira amaturo yagiraga agaseke, iboga bazatura buri munsi kandi menshi nubwo ari ba sekuru, agatura yarangiza yubashe cyane. Noneho twaje kubimenya gute? Umuhindi se watubwiye, hatubwiye abakozi bi ati kuriyaga mu gitondo iyo twaje gukora akazi, mbere yuko uri iriya n'Imana, dore Imana y'uyu mugabo, asayizanira amafaranga akayitura, ayisenga buri gitondo, akayisaba abakiriya, akayisaba amahoro, akayisaba kubyuka no kwirirwa, nuko niko abikora. Iyo ni Imana. Uje ukamubwira ngo no, warayobye wowe Imana, no, dore Imana yaremye ijuru, yo guseka cyane. Yasanze basekuru ibi byose tureba ntabwo ari abakristo gusa babireba, ibi turabisangiye twese nk'Imana yabikoze. Twebwe iyo tuvuze ngo ni Imana yo mu ijuru, mwibuke ya ndirimbo ya alarme ngo ivuga ngo nabonye igicaniro cy'Imana itamenywa, iyo nje mbabwira. Noneho Pawulo ageze ngo muri Atenayi, ngo yasanze Imana, baramubwira ati iriyaga ni Imana y'imvura, iriya ni Imana y'urubyaro, iriya ni Imana y'amahoro, iriya ni Imana imeze gutya. Ariko ngo bari barubatse igicaniro ngo cy'Imana, baravuga ati izi ziri, ariko hari indi Imana, ariko ntituyizi, reka dupfe kuyubakira. Pawulo ngo ashika ati iyi niyo mbabwira. Haleluya, iyi niyo mbabwira. Bene data, iyo tuvuga ngo Imana yaremye izuba nibyo, iyo tuvuga ngo Imana yaremye ukwezi nibyo, ariko duhuye na wa muhinde akatubwira ati toka, dore Imana yaremye biriya byose, nimba amahoro, nimba amafaranga. Ikindi kintu wo kwemeza ni ikihe? Ikindi kugira ngo Imana ukomve nkuriya wafashe inka akayigira Imana kugira ngo uyimukureho ni ikihe? Kugira ngo uhure n'umuntu upfukamira inka, uwefase uhanagura ibitekerezo by'uko inka atari Imana. Sekuru nibyo yamurase, nawe sokuru nimba ari papa wawe nimba ari indi, nibyo wahawe, biri mu mutwe biri mu mutima. Kugira ngo umwemeze ntabwo ari ukumwereka izuba gusa, oya, ntabwo ari ukumwereka ukwezi gusa, oya, ntabwo ari ukumwereka ijoro n'amanywa, oya. Ibyo twese twaravutse tubisangaho, kandi niyo yabikoze. Hari ukundi kuntu umukristo agaragaza Imana. Haleluya. Naho hano ushaka ko zingura ku bakristo bene data, kuba Imana yarampaye imodoka, haleluya, ngashima Imana yambaye inzu, haleluya, Imana yambaye visa, haleluya. Muza abayisilamu bazifite, muza ababuda bazifite, muzi n'andi madini, muzi ko abanyarwanda nka 90% indwara zananiranye na leta izidufasha, tukaja mu Buhindi mu bantu basenga inzuzi. muzi
kuza abapagani bafite apotre yageze kutubwira, apotre Gitwaza ndabyibuka muri Afrika guka kera mu Gatenga atubwira ngo waziranye n'umuntu umugabo umunyemari mufite amafaranga angana n'ibihugu 15 bya Afrika, bije ibihugu 15 fata agana uzeta bije y'u Rwanda birumvikana ingengo y'imari mufashe kubitegereza kube ni bije ingengo y'imari no kuvuga ngo amafaranga azakora imihanda, azubaka ibitaro, azakora y'umwaka wose bazavuga ngo aya miliyoni magana ngahe ni azakora. Ufate ingengo y'imari y'u Rwanda, ingengo y'imari ya Kenya, ingengo y'imari ya Tanzania, ingengo y'imari ya Ethiopia, ingengo y'imari ya Congo, ingengo y'imari ya Afrika y'Epfo, ingengo y'imari ibihugu 15 bya Afrika n'umugabo umwe baranganya umutungo. Ndavuga atariko ye abagabo baratandukanye mbonye niko yari hari abantu wowe udafite ifaranga, hari abandi babuze iyo bazishira. Kwambara jinx byara ntacyo bibabwiye, kwambara inkweto nziza ntibazi izo bagira, nuko nyine niko bimeze. Ariko icyo nenda kubabwira, iyo uyihuye nk'uwo muntu, tureka abo nyine bakomeye bangana hano mu Rwanda hari abagabo bafite ifaranga, akazana mu materaniro naje nkaza, Imana yarayimpaye akazu kamasara nkazaje azare uko ni Imana mbwiye, iwe ntafite izo ayifite, afite imwe Burayi, afite indi muri Amerika, afite indi muri Afrika y'Epfo, kumubwira inzu ngo Imana akaba ari hagaruke ntacyo ngo visa ukazuja kurengeza izipafu kubera ko hari imisonga y'ubukene n'ibindi bitazi nyine wowe urorohewe. Hari ukuntu Imana yagukubitiyemo ugiye kwiga ahantu runaka na buruse, ukazumva ufata izindabyo ukaziterera, iwe ni sekuru, iwe ibyo sekuru icyo cyifuzo ntiyakigize, ise ntiyakigize, iwe noneho ntazokikira guhekera ngo nabonye Imana ngo niki Imana imbahizo wowe birumvikana sava. Ariko no hara simvuga ko ahantu hatari Imana, kuko Bibiliya iravuga ngo izibumba turi igipfunsi gutya abisi bose bagahazwa, ariko kandi yagipfunyika abisi bose bakagira gute bagasonza. Ariko hari ukundi kuntu kurenza inzu, kurenza abana, kurenza umugore, kurenze visa, kurenze diplome, kurenze professor, kurenze ibyifuzo by'ibanze benshi tukigira. Hari ahantu habitse Imana, hari ahantu Imana iba. Izi seruka gutya barya bafite amazu, barya bafite amafaranga, bakavuga ngo aha hantu hari Imana. Iyi niyo Mana, iyi ngiyi kabisa ndayizeye. Ibindi ibirenze ibiko Imana yabiremye, noneho ukamubwira akabyumva neza, akavuga ngo dore Imana yaremye izuba, Imana yaremye ukwezi, tukabihimbira indirimbo, tukabisirimbiramo, tukabishima, tukabisengeramo, tukabivuga muri zaburi no mu bihimbano by'umwuka. Icyo gihe arushaho kumva cyane, kuko hari ahandi hantu wazingiye Imana, iyo kode ushiramwo gutya password, Imana ikaza mu bantu harahari. Haleluya. Aho hantu hasi muri password y'abakristo niho nenda kubabwira. Aho hantu muri password haraka password kabamo no kugushima Imana. Hano simvuze ngo sibyo, nibyo ijana hejuru y'irindi,
kandi niyo yabikoze kuko itabyemeye ntibizokunda. Ariko saho gusa kuko aho twasanze basogokuru n'abasogokuruza 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 basanze bibaho. Ariko hari ahandi hantu hari urufunguzo ukubitamo gutya Imana ikamisa ikaza abantu bakavuga ngo bimeze bite. Iyi niyo iyo password ni iyi, uwo mubare w'ibanga niwo ngiye kubabwira mu magambo magufi. Twasomye ijambo rivuga hejuru ya Namani, umugabo witwa Namani mu bami ba kabiri ibice 5. Namani ngo yari umugabo w'igitangaza, ngo kandi Imana niyo yagazinyuza kugira ngo ineshereze Abasiriya. Ariko Bibiliya yavuze ngo ariko, iyi jambo rivuze ariko bakavuga ngo ariko, iyi ariko nyuma y'ijambo rivuzwe haba hari irindi, haba hari akandi kantu. Ariko uyu mukobwa ni mwiza birenze. Ariko nimba kera wari ufite kuja kumuporopoza uzugendagaho, iyi ariko igomba gusobanuka. Uyu muhungu ni mwiza, avuye kwiga i Burayi, ni umuhanga, yatsindiye amasoko yose y'Abashinwa y'imihanda yo munsi y'ubutaka. Muzi gutsindira isoko yo mu kuzimu, umuhanda ariko hari ifaranga kabisa. Ariko bakavuga ngo ariko umunyabwenge, ariko ibamwe ni ari mu ijambo rikomeye. Namani bamuvuze ingene yari gitangaza, ariko ngo yari iki, yaramubembe. Hakaba kana kagakobwa barabara kuyisiriya kakayumbe. Biragaragara iyo usomye amakuru, ako kana kari nk'akayumbe cyangwa kagaza kaba mu bitaramo by'aba Elisa, kuko hari ukuntu yavuze amakuru. Iyo wavuga amakuru utayazi, hari ukuntu yavuze amakuru. Ayegera nyirabusha, ako kana bari barateye mu Isirayeli, bari Abasiriya baratera, barakanyaga, barakaza, bagaheza Namani kaba gakoze nyine ko munsi. Noneho yaje kumesa imyenda ya Namani, agasanga amarira ngenge murayazi. Donke y'amazi yo mu bisebe, docteur yitwa gute, y'amazi yo mu bisebe doctor naya nyine cyagisebe ngene gisohora y'amazi mu bisebe, bya bisebe kundu bisora bya binari nyine byo mu bisebe. Yagira gutya agasanga umwenda wose warahindanye uriho ibintu bya bindi nyine bizayiva mu bisebe. Murabyumva nubwo ntavuze izina ryabyo, ariko kera murabimenye. Nuko arareba none nejo agafura, akavuga ati uyu mugabo yemwe igitangaza. Akareba akabona abasirikare ingene bamugosa, akabona ingene umwami ubwe yazaga bakasangira breakfast. Ariko ngo umugabo arakomeye. Ariko yegera nyirabusha, aramubwira ati mabuja, uyu mugabo ukomeye ko nzambibona, ariko iwacu i Samariya, ahantu navuye mu iwacu mu muhana muri kareti, hari umugabo ushobora kuvura indwara. Ati nibyo cyane. Aragiye umugabo abwiye umugore, abwiye umugabo tani haramara akana kagakobwa kavuza aya makuru. None byoba byiza tukareba nimba koko ibintu bizokunda cyane. Umwami
generale nawe arirukanse ari umugaba w'ingabo arirukanse aje kubibwira umwami sinogenda ngo mve ndi generale mu kindi gihugu abasirikare kandi basaba civile habe n'abantu bakomeye mu nzego z'igihugu zikomeye tazapfa gusohoka igihugu nta kintu agiyemo adafite nyine impapuro zimugaragaza icyo agiye gukora muri icyo gihugu baramwamara generale n'amana aramwandiki aramubwiye ati nonega nuje kwa muganga ati cyane aramwandikiye amuha amafaranga amuha abantu bamuherekeza amuha cortege baragiye ngo amara gushika hariya kwa nama kwa Elisa Elisa yari umuyumbe mwiza abayumbe baba mu gitaramo mu Sumba abayumbe Elisa ari umuyumbe mwiza cyane ari umuhanuzi mwiza aba yamweretswe yari afite kamera kuruta iyi kamera yacu yari afite kamera yamabona histoire yose uko yagenze n'amana uko afite gahunda uko yaje uko yinjiye mu gihugu uko yagiye ku mwami wabo washike umwami ngo arebe urwo rwandiko asoma amakuru aravuga ati jewe n'ibibembe Elisa bayamubonye yari mu cumba ari mu butayu arambwira mujumera afite amakuru y'umwuka mureba ati mwebwe bwira mubwi nta kibazo mubwira ze ave kuri wewe nda wowe ukina politiki jewe nkina politiki yo mu mwuka mubwire ibyo nibyo mu mwuka mubwira azasanga nuko ati okay araje kwa Elisa ntiyamwiyereka hari akantu ushaka kubabwira ako kantu nasoza Elisa ntiyamwiyereka ahita amutumaho umugaragu protokole we ugenda ubwire n'amane aje muri Yorodani karindwi ofete icyo nkundira ibintu by'umwuka ni birasobanutse umuntu nakubwira ngo iby'umwuka ngo urumva ngo ntiwobimenya sinzi aho zo barasomeye Bibiliya aramubwira ngo protokole wa Elisa genda ubwire n'amani araje kundeba nta mpamvu yo kutubonana umubwire aje muri Yorodani nashika muri Yorodani yogemwo yinjiremwo yibire inshuro 7 arakira umubiri urasubira uko wari umeze niko Bibiliya yavuze Elisa mugaragaragiye ngo ashika ugiye ati tugiye kwa NABI witwa Elisa aratubwiye ngo uje nta mpamvu uje muri Yorodani wibire karindwi urakira ukomera uko wari umeze n'amane ngaha rero ikigwa cyaje isomo ryanjirira n'amane yari generale n'amane yarakomeye n'amane yari afite cortege z'abasirikare zimukurikiye igitangaza yari igitangaza mu gihugu igitangaza generale n'amane araza abonye protokole uraho ati mugiye amakuru hari muzehe Elisa arantumye ngo muje muri Yorodani mwibire karindwi muvemo ikibazo kirarangira n'amane yururuka mu igare muri V8 yiwe cyo gihe V8 ndizakoreshwa bakoreshaga amagare n'amafarashi ariko uyu mugabo ko afite agasuzuguro kenshi cyane itonde nama tonde kariro gaki uyu mugabo basi taje ngo ankore taje ngo basi twebwe rero uko dukunda ngo iyo uhuye wenda n'umuhanuzi abe nkaguhanurira naroha amacandwa azashika nko ku mwenda wawe aguhanurira gucuguse azabaza kugira turabiku ariko mana yaje akabana mugakiza basi taje ngo duhure iwe azanyaga bya bikangato nabya niwe n'umunyacubahiro birumvikana ariko yagiyega kwa muganga
ndaje ngo byibura ataye agasuzuguro ahita yikubita mu igare arati mukate tugende iwacu ndi abinzuzi nta pafi biwacu nta mani biwacu iwacu abinzuzi sinza noga buri munsi mbaye undoga gasuzuguro kaba Yahudi n'ubundi sinzi ko bizagenza yikubise mu igare duhindukire dutaye abagaragu be baramubwira ati afande iyo akubwira ibintu bikomeye ntiwari kubikora naho hano umuhanuzi amubwiye uko ari bubikore naho bakristo bene data iki gitabo kiza kitubwira uburyo turi bubikore na isomo ryanje iki gitabo cyuzuye amakuru yo kutubwira uburyo tubikora bamwe bagakira ibibembe bigashira abandi bagakira ubukene bugashira abandi bagacagagura za karande zabomyeho zabarijije ariko tubaho mu buzima utemera ico kigitabo kitubwiye nimba mubona ibintu byose byarapfuye naha hantu biba iki gitabo ni kitubwira uko turi bubikore nuko gusa iki gitabo umuhanuzi yaramubwiye ngo urabikora gutya ibi bibembe bikuveho iki gitabo aya makuru aba muhano nari butubwira uko turi bubikore kaba pasiteri kitubwira uburyo ubu umupasiteri mwiza kuba mwiza biri hano umupasiteri ufite amavuta umupasiteri ufite ubwenge umupasiteri usumze neza umupasiteri w'Imana Imana yemera igaha amanota 10 ku 10 iki hano hari amakuru ukuri bubikore nuko nukuri iki gitabo kirimwe amakuru yo kubwira abasura uburyo bari bubikore inzozi zawe ukazigeraho iki gitabo kirimo amakuru yo kubwira uburyo amafaranga yawe uzoyakoresha kirimo amabwiriza hanyuma wabikora ukaba ya jambo rivuga ngo urahiriwe abahirwa ni bande ukazaba mwisuhiriwe iki gitabo namane urabikora gutya yamahindukira agenda baramukomanga atari kwa fandi nyakubahwa baramubwira ko uko ijambo ryavuze arahindukira ariko wamugana kikintu gusa ahita yiruka baragiye kuri Yorodani niho barabarangiye baragiye ngo amara gushika yinjira muri Yorodani inshuro ya mbere ari ofete hari abantu bakora n'ibintu bakabikora nabi muzi ko hari abantu basenga Imana ikanga amasengesho yabo ikarejeta amasengesho yabo ikavuga ngo no Imana izayanga amasengesho ukayanga batoka ikanga amasengesho yabo Bibiliya ivuga gute muri Yakobo haravuga ngo impamvu musenga ntimuhabwe nuko mugira gute nuko musenga nabi habaho gusenga umuntu yasenze ariko yasenze nabi hari amasengesho Imana izirejeta azahuka atazagera yagiye kubera ko ntuza amabwiriza yo gusenga hari amasengesho Imana izayanga hari n'amaturo Imana yanga ya maturo muri kandi Imana niyo yavuze ngo dusenge niyo yavuze ngo ntimukaze mu nzu y'Imana uziritu ariko ukarizana hano Imana ikaryanga ntimwibuka ko yanze ituro rya Kayini byagenze gute Imana izayanga amaturo Imana izayanga amasengesho izayanga wabikoze uko bitaza bikorwa Imana si nyakavuyo Imana irasobanutse Imana yaduhaye amabwiriza uko
uko dukwiye gusenga biranditse, uko dukwiye gutura biranditse, uko dukwiye kubikora biranditse neza. Turebye hagarara mu byanditswe numara ubona Imana. Hagarara mu byanditswe ubona Imana. Hagarara mu byanditswe abantu bakubone mu Imana. Ubu muco, ubu munyu w'isi. Hagarara mu byanditswe. Ariko nubikora ukitwa ko wabikoze, ariko wabikoze nabi, nturi bubone REZIRITA. nta Mana iri aho hantu, kandi uzoba wica umwanya wawe gusa. Namani byavuze gute? Nguje kwibira muri Yorodani inshuro zingahe? 9, 5, 2, 7. Muvuge ngo 7. Mara ya kwanza Namani agaruka ariko akunda ahubwo birimo kumurya kuko ibisebe byagiye mu mazi. Mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4 yagaruka yireba agasanga agomba kuzuza umubare umuhanuzi yamubwiye. Ubwa 7 asohotse. Ayiwe, Hallelujah. ayiwe, yo babantu bari kumwe nawe baravuga ngo yo, iyi niyo Mana Abisiraheli basenga kuko itandukanye n'Imana yacu. Dore Imana, dore iyi ni Mungu. Wewe ni Mungu mkuu aweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Ngiye Imana. Namani aravuga ngo mbonye Imana yacu nziza, kandi bari bazifite. Ntabwo ko butagira Imana, bari bafite Imana iwabo. Iyi niyo Mana yikorera ibintu byose yari afite. Arirukanga aje kwa Elisa ngo ashikarimo awereye, anezerewe, yishimye, arapfukama. Ubwo nibwo Elisa yaje, barahura. Aravuga ngo nyemerera nkuzaniye amaturo, nkuzaniye ibintu byose, nazanye imyenda, nazanye ibintu, ndabinyemerera ngibi. Elisa aramwatoya, mfite ibimpagije, singiye kugira ibintera stress. Jewe ndi umuhanuzi w'Imana, mfite ibiryo mu nzu, mfite ifu, mfite imboga, mfite amazi, ibindi byo kuvuga ngo izahabu. Sindi umucuruzi w'izahabu, sindi umucuruzi w'intore, ndi umucuruzi. Mfite ifu, mfite imboga, mfite inka hariya zikamwa nkarya. Ibindi bintu zirari by'intoro bizaho amabrike y'amakwivre y'amazahabu hariya zigire gute? Ije gucuruza se? Mwuka siko yamubwiye. Mwuka yambwiye ngo ibyaje birampagije. None data aramubwira ati okay, tubikunze, ariko nyemerera. Aramubwira ngo uzitware ubutaka bw'iwanyu, uzotaha iwacu, uzoza mupfukamaho, senga Imana ya Isiraheli. Elisa aramubwira ati voilà, icyo bikoze neza, genda. Abona Imana. Bene data, ahantu hazingiye Imana, password, urufunguzo rwo kubona Imana n'aka kantu. Genda wibire, ubigenze uko umuhanuzi abivuze, hanyuma urabona Imana. Ese mbabazi, iyo Elisa iyo Namani ataza kubikora kuriya, yari kubona impinduka ku mubiri we? Nuko uzoza witonda urebe impinduka mu buzima bwawe. Bishobora kuba byarapfiriye kuri wowe. Ishobora uzoza urebe niki kintu nkorana amasengesho adashira. Ntushobora kubusenga nabi. Imana izirejeta amasengesho yawe, uzobirebe neza. Kuko hari amasengesho Imana izayanga, hari n'amaturo Imana yanga. Yanze ituro rya Kayini aramwete, wewe chafu. Hari uburyo uzu. Niki gitabo nababwiye nkibabwira, iki gitabo kitwigisha uko dukwiye kubigenza. ibibembe, ubukene budashira, agahinda gasase,
impfu zitava mu muryango, amadivorce kuvuga ngo uriya yarashatse baratandukanye, murumuna we yarashatse baratandukanye, mukuru we yarashatse byaranze. Ibi bintu bivahe ko wabisengeke bivahe. Hari amakuru ukeneye. Amakuru ya mbere, soma kino gitabo. Bene yahimbye indirimbo ngo soma Bibiliya, soma Bibiliya, soma Bibiliya, oh ni ijambo ry'Imana. Soma Bibiliya, soma Bibiliya, iza kubohora. Niko mwene pasiteri yari yahimbye ngo soma Bibiliya iza kubohora, izabohora ubutunzi bwawe, izagenda mu myumvire, ifate imyumvire iyihindure. Ijambo ry'Imana riza rihindura imyumvire, rikakuha icyerekezo, rikakubwira aho ugomba gukandagira, rikakubwira aho utagomba gukandagira, rikakwereka umuriro, rikakwereka umugisha. Iri jambo nico ritwereka uko tubigenza. Niko Aburahamu yabikoze, niko Mose yabikoze, niko abintwari zose kugira ngo bafate umuntu bamute mu rwobo rw'intare. Intare sindi murya. Donc Imana yaravugaga, Daniel akabikora nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, akaba umuntu udasanzwe. Dusoma muri Bibiliya twavuga ngo ibi bintu ntibisanzwe. Naka kantu bo bari barashoboye ikihe kintu. Nukuvuga ngo Imana iravuze bagakora kurya yavuze. Ndongera ngo usabe umwaka ugeze aha, dusigaje amezi make, ameza ntageze kuri 3 ngo turangize umwaka. Aho guhora muri rutine no mu kigare cyo guhora tuza gusenga, ariko ahubwo ibintu bikagenda bibi iwandabaga. Bamwe ndabyibuka, bamwe baraje mu rusengero ngo bakomeretse, ngo bagiye bakaja mu rundi, ngo bakomeretse, ngo pasiteri yabakomerekeje, ngo bagiye mu rundi, ngo jewe ngo no kuja mu rusengero ngo nabivuyemo. Hari umumotari twahuye ati jewe ntumbwira urusengero byagenze gute muvandi, nguzi ibintu bibamo nibiki. Satani yakubise amazuru kubita subirayo, atamenya ukuri, atamenya ukuri. Kuko iyo umuntu yamaze kumenya ukuri, hano mu rusengero ntabwo ari mu ijuru, ni mwisi. Mu rusengero ntabwo ari mu ijuru, ni mwisi. Tuza gusa kuhigira. Nugira umugisha ukamenya ibyo ugomba kwakira, ugashira mu kanwa kawe, ugashira mu gifu cyawe, ubundi baza bateka umuceri. Tuzi kwa ko bazafata umuceri bagatora, bazatora utunonko, bagatora utubuye, bagatora utuntu twose, hagasigara umuceri. Hari akabuye kaza kihisha, bakagashira mu nkono, bamara kugashira mu isafuriya, bakakihisha kugeza ubwo gashika ku isahani, kakihisha kugeza ubwo gashika kuri kwifoke, urebe kakama kihisha kugeza ubwo gashyize mu kanwa. Ururimi ruzarupfa kunyuzamo ndagutoye. Tuzufata umuceri wose, oya, ururimi ruzarwamara ukahiga neza aho kari, ukamumira umuceri ukagasohora. Hano uzozuza wumve hari akantu k'umwuka uzafata, ute mu nda, ute mu mutima, ugakurikize kagukize. Ariko kwamufata amateraniro yose yabera ukayakira, Satani yaragushoboye ngo akwirukanye mu rusengero. Mana we uzodufashe, uzohura n'akagakobwa mu rusengero kakubwire ngo iwacu hari umuhanuzi kandi yo gukura ibyo bibembe. Ako gakobwa Bishop yigeze kutwigisha umunsi umwe ngo kogereranywa n'umwuka wera. Hari umunsi uzohura n'ako gakobwa, ako gakobwa kakaza kakaguterera mu ikintu, ugakira, ukandika ibitabo by'ubuhamya. Abantu bari mu mwijima bakazosoma ubwo buhamya, bagakira bakabenya Imana. Imana iduha umugisha. Haleluya.
Imana iduhumurisha. Iki gitabo bavane ni cy'amabwiriza yo kudukuraho ibibembe uko turi bubigenze, hanyuma twabikora uko tubikoze ibibembe bikatuvaho, tukaba abanyamugisha, tukaba mwisi turi abanyamugisha, titube mwisi nka Kayini. Kayini yabaye mwisi imyaka myinshi ari ku muvumo, yararyamaga aryamana umuvumo, akabyuka akavuka n'umuvumo, akaja mu ishamba afite umuvumo, akaja mu bantu afite umuvumo, akarara wenyine afite umuvumo, yaje muri dushe n'umuvumo. Ntitukabe mwisi twambaye umuvumo, tuzabe mwisi twambaye umugisha. Nubwo twonyura mu muriro tuzadutwika, nubwo twonyura mu mazi menshi, ahubwo tuzahakura ubuhamya. Imana iduha umugisha, Imana idufashe, Imana itwigishe kubikora neza nka kuri uyu muhanuzi. Iki ni igitabo kitubwira uko dukwiye kubigenza mwisi, tukabaho turi abanyamugisha, tukabaho dufite biriya byanditswe. Ndagikunda igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ndagikunda 28 kiza cyama gishorera imigisha, kikayivuga turyamye, kikayivuga umuntu abyutse, kikayivuga uri munga, kikayivuga uri mu ishuri, kikayivuga ushatse, kikayivuga ubyara, kikayivuga uryamye, kikayivuga usinziriye, kikayivuga uri muri biro, kiza kisobanura. Iyo si imigisha tuzobonera mu ijuru. Imigisha yo mu ijuru yitwa imigisha yo mu mwuka mu buryo tuzasanga, ariko imigisha ya no kwisi irahari tituyibuze. Ariko kugira ngo uyigereho aka kantu namani bo tubwira ngo dukore ibikomeye titwobikora, nta naswe kubikora gutya. Iyo atabikora abaragumye kubemba, ariko ubwo yabikoze ubuzima bwarahindutse, amahoro amutahaho, ibyishima tsubiri wabo, umugore arishima, abana barishima, igihugu kiravuga ngo muri Israeli hari Imana. Ufite Imana, Imana ikorana n'abantu bayumvira. Zamura ikiganza cyawe ngusabire umugisha. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu, wongera uduha imbaraga, uduha umutima wo kubikora nk'uko ijambo ryawe ritubwira Mwami.